uretse umwanya ntaho ugiriye i Rwanda ubundi ahantu hose nabonye abantu baravuga people talk bavuga kuvuga n'ibitavugwa ibitavugwa ni biho bede ni ukuvuga bataziga kandi gutukana ni bibi ariko buri ubundi umuntu atukana byagenze gute we uziko ngiye ntajya ntukana Imana na Yesu bagiye gutegura ahantu muzaba bikarangira mutukanye mugeze maze kuba Imana na Yesu bategura ahantu muzaba umunsi ku wundi bikarangira mutagiye kwera gutukana uzize icyaha cyo gutukana none amategeko y'Imana n'ikirimo cyo gutukana ako bahajya nta kirimo ntugatukane oya obe nta hanze ngo ntugatukane ni ukuri ntugatukane ndayazi amategeko 10 nta handitse ngo ntugatukane ahubwo harimo ntukifurize mugenzi wawe ikibi ntukabeshye ntugasambane ushaka gutukana buriya ririmo ahubwo harimo hagiye habamo amategeko akubiyemo ibi ngibi ku buryo ntugatukane obe Bibiliya muri telefone harimo Bibiliya wowe nawe ushaka kuza kubishaka oya fata Bibiliya turebe ntugatukane ndabizi ntabwo mbe wakisha ntugatukane ntugatukane rwose ahubwo ntukice aho turi kumwe ntukifuze ntukifuze rero harimo ntukifuze ariko ntukice ntago irimo mabe ntugatukane ntirimo ahubwo ntukice irimo ntugatukane ntirimo mbe iyo ni imitwe nabonye wagasharu kiwacu obe uratuma njya mu bushakashatsi ugiye kunsubiza gusoma ibyo nasomye ntukabeshye hajya wari kwemeza ngo ntukabeshye wari kuvuga ngo ntugatukane ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe nibyo byo ndabizi birimo kandi harimo ikindi ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kutajya uweza habuze iki ngo ngwiki ririmo nini rya 4 wumve ko mbizi kuweza ni ukugira ni ukureka imirimo yawe yose ukaruhuka ku isabato nyine ukareka ikintu cyose hanyuma ubundi muri Bibiliya ndumva ari umuntu yigize kuvuga ubusanzwe yawe yavuye mu cyobo wayerekana ko ku isabato oya kubera ko na Yesu hari umuntu icyo gitekerezo yahise agitanga aravuga ngo nabo hari n'umuntu akije ku isabato abafarisayo baramubwira ati kubera iki wakoze ku isabato ibiki abahita bahereza urwo rugero rw'inka yego nimba nta Yesu yarakoraga ndinde kudakora oya ariko yaguhaye iminsi yego nukuvuga ngo ari ubutabazi ari wowe uratanga ubwo butabazi ari wo final yo gukemura icyo kibazo ugomba kubikora ariko hari igihe usanga bitari ngombwa ugasanga umunsi wawe ureka nyine ukawuharira Imana tu bitari ngombwa byurumva ko nyine bizawe bitari ngombwa uri umuhakana Mana wowe uri umuhakana sabato obe ariko nshaka kuvuga ushaka kuvuga none uvuze iki ari ubufasha butanga kandi ushobora nawe ubwawe ushobora gusanga ubufasha ari wowe ugiye kubwiha ari ugiye kubwiha biha gute obe uburyo wajya ufate nk'urugero uramutse nta mafaranga ufite umuntu akaguhamagara ngo ujye gukora wajyayo cyangwa ntiwajya uri kumbaza se ni ukuvuga ngo amafaranga ufite umuntu
bakaguhamagara kugira ngo gusa ahantu twari kunyerera gutya hari akazi wajya cyangwa ntabwo wajya. sha nyine kubera ko naba nta biryo mfite kandi ngomba kurya mfite kujyayo nkakora ako nkanasenga mu mutima umva ye noneho ni ukuvuga ngo ntukibe nanone mbonye ngiye kuburara ndi kubona ibintu bya Obedi hariya nabitwara kako ngiye gupfa ariko ukanako hari ibintu bigenda kumera kimwe kera muri Bibiliya handitse ko nyine abatambyi bajyaga babazanira bitari byemewe kuribwa. Okay. Sinzi wavuze ngo ntabwo wakitwa n'inzara kandi hano hari iki reka da ku buryo twemerewe gukora mu by'abandi tukabirya. Burerega buri umujura mubi ni umujura wiba yarenzwe wakwiba se warenzwe wakwiba ibyo ufite. Reka ngo urugero hari umuntu kwiba biba ari ingezi ababundi byose yabyiba nyine ngaho hagarara tugane njyewe nshonje ako kanya sibyo nshonje mbona nta bundi buryo busigaye nkajya kwiba ibiryo ndashaka ngo bitandukanye urumva ngiye ikibazo mfite ni icy'inzara ni ndashonje yego ngiye kwiba ibiryo hakaba n'undi muntu ushobora kugutega kuniga akakwaka telefone sibyo bose ni ubujura ariko bose abajura cyane uvanye n'iby'amategeko kuko amategeko yo n'ubundi asibye ko nayo ari ibyo ateganya bitandukanye wowe urumva wakubwira nyine uko igikorwa cyagenze ukamwumva ukamubabarira byoroshye n'inde muri abo babiri uwibye kubera inzara rero kubera ko ariko ntibikwiye ko ari ukwiba yari kuza agasaba muri Bibiliya kubera ko nawe nakubwiye ngo nta bundi buryo buhari buhari ubundi ibintu byose abantu tukagerageza. None se ngo wagiye kwiba nta bantu baha bagenda usabe ntabwo kwiba ariyo choice igomba kugira iya mbere. Mbese ubu tuvugisha ukuri ubu nta muntu mwari bwawe akakubwira ngo ndashonje wamaye ukamwihorera kandi ubizi neza ko hari ikintu bakamukorera kuko nta kintu mfite cyane none se nyine ariko ubwo ngubwo abikubwiye uko nguko ukabyanga ukajya gutya mugahurira imbere akahita gutwara nk'agashakoshi kavanamo nka 500 wahita wumva ko nyine si yabakwibye se cyane mbese urumva bihuye nyine just abantu ukuntu tumeze rimwe na rimwe hari igihe twanga ukuri sinabyita ukuri ahubwo hari ukuntu ujya gufasha umuntu mugihura mu muhanda umuntu akakubwira uyu muntu ushobora kumufasha bikagukora nyine ngo buri biki ngo urabona ngo abantu baraje ngo wabona ngo ibintu by'imyaka n'ubyumva kandi amafaranga urayafite cyangwa se tekereza nk'aho umwana cyane cyane wenda hano i Kigali sibyo ubona nk'umwana avuye mu modoka nyine ari hanze umuntu aparitse imodoka asutse mu modoka umwana amubwiye wamaye igiceri cy'ijana wagurira indazi umugabo akamucaho nk'aho atamubonye si ujya ubibona nk'ubwo uriya mwana agize amahirwe akabona nk'ukuntu akora muri iriya modoka akavanamo nk'akaji yasizemo wamurenga uko bimeze ntabwo iriya filime iryoshye bibeshye